natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Amwe mu mashyaka yarwanyaga Habyarimana kubera gushyira imbere inyungu z'amoko yacitsemo ibice. Ubwo nibwo havutse ikiswe Hutu Power yashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Umva ibyo Karamira Frodouard wari vice president wa MDR yavuze. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda, muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe, ntitugomba kwitera natwe, dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu Power, MRND Power, CDR Power, MDR Power, interahamwe Power, JDR Power, abahutu bose turi Power. Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo yavuze ko agiye gutegura imperuka. Umusaruro wavuye muri iyi politike n'ibitekerezo by'aba bayobozi ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, igahitana abarenga miliyoni. Kambanda Jean wari Minisitiri w'Intebe wa guverinoma y'isi y'abatabazi niwe watangije igikorwa cyo guha abaturage imbunda zakoreshejwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara turwana ni yanyu mwese, kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka. Zishaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuza zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba y'umusirikare gusa, ngo nuyibona ukuka umutima ugiye ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu yashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa ko ufite yawe, nanjye mba nyifite buri gihe. Ngiye gutinya. None se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR, mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe uyifate uyige, nta buhanga banditse bubamo. Narasa nawe umurasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nkuko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza. Ubu zatangiye kuboneka, ejo izambere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo, nitubona aho ntiyaduhera abaturage kugira ngo batangire bitoze. Ariko noneho iz'abaturage zo ziri mu nzira. Niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye twatsinze, kuko icyo baturushaga sizo mbunda. Ubwo natwe tuzifite rero, kandi nkaba narabonye twarashiritse ubwoba, ntibahagana duhangane. Tubahaye iminsi gusa 10 yonyine, twirinde kujya dutanga amatariki, ko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi. Ariko no twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanga. Njye numva kuri radio bava ngo nzakomeza akarago ngo ngenda. Nagira ngo mbamenyeshe ko noneho nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ntaho nzongera kujya handi hatari i Kigali. Naho Sindi Kubwabo Theodore wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi yakanguriye abahutu bari bataritabira gukora Jenoside guhita bayitangira. Umenya hari mutarumvise amabwiriza twatanze, cyangwa se mwarayumvise mwanga kuyashyira mu bikorwa. Bantu bindeba, abadashaka kurangiza inshingano zabo, abashaka kurebera mu gihe abandi bakora, abashinzwe kubadukiza bagire vuba.
kugira ngo abafite ku mutima ubushake bwo gukora batangire akazi. Bavandimwe, nagira ngo amagambo tuyahinira kandi nagira ngo mbibutse kujya musobanukirwa neza ibyo tubabwira n'impamvu tuba tubivuga gutya. Nimuve mu rwenya n'imikino ahubwo mutangire akazi.